dutangiranye umugabo bita Hoshi wari warakatiye imyaka 10 muri gereza, yararangije igihano cye atashye iwe mu rugo. Ageze iwe arakomanga arindiriye ko baza kumukingurira. Umudamu we yarasohotse aravuga ati, Hoshi uri gukora iki hano? Aravuga ati, ndi gushima Imana, igifungo cyanjye kirarangiye, narimba kumbuye ndabakunda, ngarutse kubana n'abana banjye. Umudamu yaravuze ati, ibyo uri kuvuga ni ibiki? Abo bana nababwiye ko wapfuye kera. Ati warikunze ukora amakosa utuma tutabana, none rero ubuzima bwanjye bwarahindutse, ndakwinginze va hano ugende. Mugabo aravuga ati ariko urabizi ndagukunda kandi ndashaka kubana n'abana banjye. Umudamu yari agiye kwinjira ariko umugabo arongera aramugarura ati rwose ndakwinginze mbabarira. Hahise hasohoka undi mugabo aza ahamagara ngo Andrea. Arangije aravuga ati si uyu mugabo ndeba hano ni uwa hehe? Hoshi atangira kwisobanura kandi aje iwe aravuga ati ndi umujaridiniye mushyashya, ni njye ugiye kujya wita kuri buriya busitani bwanyu. Uwo mugabo mushyashya Andrea yari yarashatse bamwita Alex. Alex yahise avuga ati njyewe rero ndagiye barantegereje. Alex amaze kugenda, Andrea yasigaye aganira na Hoshi. Abwira Hoshi ati nimba ushaka kuguma muri uru rugo ukabona abo bana bawe, ugomba gukomeza nk'uko ubivuze, ukaba mujaridiniye ukajya wita kuri ziriya ndabo. Nibwo buryo bwonyine ufite bwo kuba wabona abana bawe, kandi nta muntu n'umwe ugomba kubwira ibyacu. Ugomba kumenya ko inshingano zawe ari ukwita ku busitani. Hoshi yarabyemeye kuko nta yandi mahitamo yari afite yo kuba yabonamo abana be. Abana bari gukina, ubwo Hoshi yabaga ari kwita ku busitani yabaga bareba. Bari bavuye ku ishuri bishimye, ni abana beza. Aravuga ati abana banjye baharakuze, babaye abana beza. Umuhungu bamwita Miguel, umukobwa bamwita Paula. Bari bari gukinisha imbwa bavuga ngo Simba irya. Miguel na Paula babaza Hoshi ati wowe urinde? Ahita begera. Atarababwira, Andrea yahise yitambika abwira abana ati uyu nguyu ni umujaridiniye mushyashya, amazina ye bamwita Hoshi. Akimara kubabwira gutyo, Alex umugabo we mushyashya yaragarutse. Alex agarutse, abana baramubwira bati Alex waretse tugakina? Alex yabwiye abana nabi, arababwira ati reka mwabyana mwe, njye nta mikino ndimo yanyu, naje hano kwishakira amafaranga. Alex yahise yinjira mu nzu. Hoshi amaze kureba uko Alex afasha abana be, yabwiye abana be ati ariko njyewe twakina nta kibazo. Umudamu we Andrea ahita abwira abana ati hoya mujye gukora homework muve hano. Bumaze kwira, Hoshi yaje aho abana be Paula na Miguel baryamye. Akingura gahoro gahoro arinjira, aba yumva akumbuye abana be. Imyaka 10 ni myinshi, bigaragare ko yagiye abana be umwe ataravuka. Umugabo Hoshi yari akumbuye abana be, aza kureba abana barabitegereza, abona barasinziriye. Atangira kuvuga ati kubw'iyi myaka yose yarishize, uyu munsi ndishimye cyane, ariko mfite n'agahinda ko kuba mutari kumenya uwo ndi we. Atahari wenda Imana izabimfashamo umenye uwo ndi we. Ava aho ngaho arabareka barakomeza bariryamira. Amaze kugenda, bigaragare ko abana bamwumvaga, bari bari maso ariko bijijishije. Amaze kugenda, Paula atangira gukora kuri Miguel. Aramubaza ati musaza wanjye uriya muntu ninde? Miguel aravuga ati ntago muzi,
ariko bigaragare ko ashobora kuba ari umuntu dufite icyo dupfana. Bwarakeye Hoshi yari ari aho ari mu masuku ari kwiririmbira ngo na 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 na. Abana bamaze kwitegura ngo bajye ku ishuri, umuhungu we Migeri nawe yumva ko karirimbo karamunejeje, nawe atangira kuririmba ngo na 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 na. Abana bari bishimiye cyane kubona Hoshi. Ibi nibyo bavuga ngo amaraso arakururana. Abana ku giti cyabo bumvaga batajya no ku ishuri bagumana nawe. Mama wabo arabirukana avuga ati mugende. Asigara yihanangiriza Hoshi aravuga ati ibi ni ibiki uri kugerageza gukora? Ati biki? Hoshi aramubaza ati biki uvuga ngerageza gukora? Baratongana. Akiri kumubaza ati uragerageza kwitwara gute? Andrea yahise agenda. Alex asigarana na Hoshi. Alex azabaza ati ni ibiki bijya mbere hano? Hoshi abwira Alex ati nta kindi kibaye, nuko mabuja yarari kunkontorora gusa. Alex abwira Hoshi ati uriya we mwihorere, niko yabaye, burya bari gukontorora. Alex atangira kubwira ukuri kose. Hoshi ati njyewe icyanzanye hano rero ni ugukorera kashi, naho uriya mugore we ntago mukunda. Ninjoro njya kwirebera ibindi byana bimeze neza, tugasohoka tukaryoshya, nkunda kujya kuryoshya, nkarara mbyina dusinda, ubundi hagashya. Iyo hamaze gushya rero mu gitondo nibwo ntaha. Icyo mba nishakira hano ni kashi, imodoka nziza, amafaranga. Mbese hano uriya mugore afite ibintu byinshi ku buryo we ntacyo mba mwitayeho, ahubwo imitungo ye niyo inkurura. Ibyo Hoshi yari ari kubyumva. Alex abwira Hoshi ati kandi nguhaye gasopo, iryo riguma ari ibanga, nta kintu na kimwe ugomba kuvuga. Hoshi aramubwira ati ntugire impungenge, weho komeza wiryohereze nta kibazo. Hoshi ku mutima yumvaga ababaye. Amafaranga ye n'imitungo ye nibyo Alex yari ari kumwiratira ko ari kuryoshyamo. Hoshi amaze kubwira Alex ko amubikira ibanga nta kibazo, Alex abwira Hoshi ati ariko nishimiye kukumenya, ndabona uri umuntu mwiza. Atariko meze nkaho nigeze mpura nawe na mbere, atariko ntago ndi kwibuka aho twahuriye, atahari ni njyewe uri kwibeshya ntago nkuzi. Bwarije Alex atarataha. Andrea yahamagara Alex atariko ntumbwire ko nanone wibagiwe kuno munsi ari anniversaire. Byarangiye Hoshi yahise aza abwira Andrea ati urasa neza rwose mukundwa, uragaragara neza cyane. Ati ndifuza ko naba ndi kumwe nawe. Andrea yarangije n'agahinda kenshi umugabo we Alex yari amaze kumutera. Arangije mu kubona Hoshi atangira kumusomera, aramubwira ati wewe uraza uvuga ibiki? N'agahinda kose wanteye mu myaka yose yarishize. Abantu bambwira ngo ikigabo cyawe ni ikinyabyaha, baragifunze nta nubwo bazagifungura, none uri kuza wivugisha ibyo ngibyo. Hoshi abwira Andrea atariko nuko utanyizeye, ubundi nta cyaha nakoze, nanjye nararenganaga. Bahise bajya mu bihe byabo bya romantike. Ikigaragara cyo bano bantu nuko batandukanyijwe n'iminsi ariko bari bagikundana. Bwarakeye Alex ntago yari yatashye koko. Noneho Andrea akangutse asanga yararanye na Hoshi. Aravuga ati mana yanjye we, ibi ni ibiki nakoze? Abyutsa Hoshi ati Hoshi kanguka. Ati kanguka ndakwinginze uve hano.
Hoshi aravuga ati urambwira ibiki ngo mve hano njye hehe? Ndumva njye nshaka kugumana nawe. Andrea aramubwira ati ibyo uvuga ntago bizi, va hano usubire mu kazi kawe vuba. Yahise ahakabizu. Umudamu we yahise amukubita urushyi aramubwira ati ndakubwiye ngo sohoka hano ugende. Hoshi yabuze uko abigenza arasohoka, ariko ntago yari abyishimiye. Hoshi yari ari kumwe n'abana be ari kwitegura gukora imirimo ye, ababwira ati ntihazagire ukinisha ino sizo kuko yatimukata. Miguel atangira kubaza Hoshi ati ariko njyewe mbona meze nk'aho hari ahantu nkuzi mbere yuko uza hano. Atarasubiza umwana we, Alex yahise aza yasinze ahita avuga ati mwabyana mwe mujye hari imbere ntihagire ikindakaza. Arangije atangira kubaza Hoshi ati ariko ubundi wa mugabo wewe ujya gufungwa byari byagenze gute? Hoshi atangira kwisobanura aravuga ati ubundi njyewe njya gufungwa. Ataragira icyo avuga, Alex amuca mu ijambo aravuga ati wigira icyo umbwira, erega ndabizi hari n'igihe umuntu afungwa ntacyo yakoze, uwagikoze yigaramiye. Hoshi abaza Alex ati ushatse kuvuga iki? Alex atangira kumusobanura ati mu myaka 10 ishize nari nisindiye ndi kwitahira bwije, ngeze ku kiraro ngonga umuntu, maze kugonga umuntu ameze nabi, maze kugonga uwo mugabo ngo haje akagabo kigize akagira neza kaza gutabara, karaza gafata uwo mugabo nari maze kugonga, karangije karamutabara. Ubwo ngibye nari ndi kubireba mpita nagserera ndiyirukankira. Polisi yaraje ifata uwo mugabo wari uri gutabara wigize mugira neza, bahise bamufunga bamugerekaho icyaha kari we wishe umuntu. Njyewe ubwo nahise nigendera nyine nikomereza ubuzima bwanjye mbaho neza. Ati n'imodoka nagongesheje uwo muntu niri iparitse hariya. Arangije mu bwiyemezi bwinshi nk'umuntu agacupa kagezemo, yari ari kumwiyemeraho ko ari umuntu watanje, ko yakoze amakosa, ariko undi akaba ari we uyafungirwa. Kugira ngo amwemeze neza aravuga ati njyewe noneho kugira ngo nkwemeze na telefone yanjye hano birimo uko byagenze. Hoshi amaze kumva ko muri telefoni y'uwo mugabo harimo ibimenyetso byerekana icyaha yafungiye mu myaka 10, yahise yiba iyo telefone uwo mugabo Alex wari wasinze. Arababara cyane. Alex ntago azi ko yari ari kubwira iyo nkuru ari we wa mugabo watabaye umuntu ku kiraro we yari yishe, yarangiza akajya gufungwa imyaka 10 azira amakosa ya Alex. Alex abwira Andrea ngo kuki mutantegure breakfast. Andrea amusubiza mu burakari aramubwira ati uri kuza wibarisha ibiki wibaraguza? Ijoro ryashize nta nubwo wafashe telefone yawe, message nakohereje ntazo wabonye. Aramubwira ati ntazo nabonye. Ati muri make wibagiye ko ejo yari anniversaire. Ati ntabyo nibukaga, njyewe nari nisindiye. Agerageza kumubwira ati mbese nta nubwo ubunyitayeho. Alex abwira Andrea ati ariko uri kwijijisha, urabizi neza ko njyewe ntashobora kuba umugabo wawe. Ati njyewe igituma mbana nawe ni ukuryoshya gusa, mba nishakira ku mafaranga, nkashaka gutembera nkamera neza. Andrea abwira Alex ati ubwo nyine bigaragare kutankunda, nta nubwo ukunda n'abana banjye. Alex ahita asubiza Andrea ati ibyo byo wibimbwira, abana bawe ntago ari abana banjye, nta nubwo ntegetswe kubakunda, simbakunda na gatoya, ahubwo njyewe icyo nikundira
ni amafaranga yawe no kuryoshya. Ati ahubwo ngereka nkubwize ukuri, aho kuguma hano nkirwana na bari abana bawe ndetse nawe uri kuntesha umutwe, byarurwa nkigendera nkajya gushaka abandi badamu bafite amafaranga, nkajya nza bwije navuye kwikorera ahandi amafaranga. Alex amaze kuvuga ibyo ngibyo ahita asezera kuri Andrea, aramubwira ati ndagukunda sheri, ahita agenda. Andrea asigaye ababaye yicuza, mbese muri make yasigaye yicuza impamvu yamenyanye na Alex, ariko nta kundi yari kubigenza, amazi yari yaramaze kurenga inkombe. Alex yasohotse hanze, ageze hanze asanga polisi yahageze, baravuga ati manika amaboko yawe ugume ucecetse, ibindi urabivugira imbere y'ubutabera. Hoshi yahise aza abwira Alex ati muri aka kanya ugiye kuryozwa ibyo wakoze mu myaka 10 ishize ku kiraro, ibimenyetso byose namaze kubishyikiriza polisi, ugiye kwishyurira ibyo wakoze. Ati wakoze icyaha aba ari njye ugihanirwa, ariko iki ni cyo gihe ngo nawe ibyo wakoze bikugaruke. Umugabo yahise avugira hejuru aravuga ati hoya ni wowe se wa mugabo? Ati ibi ntago wabinkora we. Ati hoya. Alex atangira kubwira Andrea ati sheri nyihangana rwose, niwumve amagambo y'uyu mugabo ari kubeshya. Ati nsabira imbabazi wowe byibura baraza kukumva. Andrea yahise avuga ati mvaho ndeka genda, n'ubundi nari narakurambiwe wowe, ntago nagukundaga nukubura uko ngira. Ati nicuza impamvu nakuzanye mu bana banjye, niba gufata bakujyane bajye kugufunga, n'ubundi weho uri umunyabyaha. Baramufashe Alex bajya kumufunga, bya bindi yiratanaga byose byari birangiye. Andrea na Hoshi barasigarana nk'abantu bakundanye, urukundo rurongera ruratsinda. Waje ari uwo gutanya abakundana nawe yari agiye guhanwa n'amategeko. Biranejeje kubona abantu bakundanye bakanabana neza, atari bimwe byateye buri umwe aza ashaka inyungu ze gusa. Famiye yongeye kubana neza, barishimana. Miguel atangira kuvuga ati narabyumvaga njyewe nkabyiyumvamo ko ushobora kuba uri umuntu wa hafi. Paula nawe aravuga ati njyewe ntago nari mbizi, ariko nshimishijwe no kuba ndi kumwe nawe. Abana baravuga bati n'ubundi Alex ntago twamukundaga, ntago yemeraga gukina natwe. Hoshi aratubwira ati ubuzima hari igihe buguha ikizami gikomeye cyane, ukumva ko bitoroshye kuba wakikura muri iryo shuri ry'ubuzima, ariko ndakubwiza ukuri ko niwizerera mu mutima wawe nta bihe bikomeye cyane, nta n'ibibazo bigoye utazabasha kuvamo. Filimi irangiye abwira abana ati mupasi hano. Mwakoze cyane kubana natwe ku Nkuru mu Buzima TV, ndabakunda cyane. Amazina yanjye ni Kwihangana Berry. Ndashimira umuntu wese wakoze subscribe, like, share na comment, agakanda no kunzogera notification kugira ngo atazajya acikwa n'izi nkuru umunsi ku munsi. Imana ibarinde.